ariko dufite uburenganzira bwo guhabwa amakuru. Njyewe mfite uburenganzira bwo kukubaza nti ko naguze amayinite y'igihumbi nkaba mbona mfite 999 ntarahamagara, ko naguze itike ya Virunga ya saa 3 nkaba mbona saa 3 zigeze nkicaye mu modoka mutarahaguruka, kandi mfite kugerayo saa 4, kandi mfite gahunda na panze, sibyo? Ni uburenganzira bwacu. Ufite uburenganzira bwo guhabwa amakuru, ni ukubaza mbere iyi modoka ngiye gutega igiye hehe, iragenda ryari, ikoresha igihe kingana gute, kugira ngo wumve igihe ufite uko kingana. Izo ni ingero ndi gutanga, ariko nashaka kubabwira ko mufite uburenganzira mu guhabwa amakuru. Mufite uburenganzira bwo kwigishwa nk'ibi twaje gukora, tukaza kubabwira, tukababwira uburenganzira bwanyu, tukababwira inshingano zanyu, tukanababwira n'igihe warenganijwe, urenganurwa nande, hehe, ryari. Uburenganzira bwabo ni ubuhe? Ubwo ngubwo ni uburenganzira bwo guhabwa amakuru, uburenganzira bwo kwigishwa, uburenganzira bwo gusanirwa ibyangijwe igihe bibayeho, niba hari ibyo wangirijwe ufite uburenganzira bwo gusanirwa. Uburenganzira ni bwinshi muri rusange, ariko icyo twifuza kubabwira uyu munsi, muri izo serivisi tugenzura, iyo urenganijwe urenganurwa nande, urenganurwa ryari, ese ni iyihe nzira wanyuramo kugira ngo ikibazo cyawe kimenyekane. Twagira ngo tubabwire rero ko iyo urenganiye muri izo serivisi nababwiye hejuru tugenzura, nk'izo ngero ndimo mbaha, icya mbere ukora ni ukubimenyesha uwakurenganije, ukamwereka buryo ki yakurenganije, ukanamusaba ko kurenganura, ukamusaba njyewe nashaka kugenda saa 3, n'itike mwamaye yanditseho saa 3, none saa 3 n'igice zirageze, mfashe mu bimodoka cyangwa se murebe ubundi buryo muntwaramo, icyo mfa nuko njyewe ngenda. Ni uburenganzira bwawe. Ikindi twifuza ni uko igihe batagufashije wamaze kubimenyesha bakurenganije, ikindi kintu ukora iyo batagufashije, twebwe dushobora kugufasha. Ni ukuvuga ngo ushobora kutwandikira kuri email ya RURA, kuri website, ushobora kuduhamagara kuri telefone igendanwa, cyangwa ushobora no kwiyizira ukabitubwira. Uburyo bwose burakora. Mu by'ukuri iki kiganiro cyadushimishije cyane, ko hari bumwe mu burenganzira twasanze dufite tutari tuzi neza ko dufite. Urugero baduhaye, urugero ruradusetsa cyane, ariko twungukiyemo byinshi. Ngo ugeze nko mu modoka wajya kureba ugasanga yaguciriye umwenda, wabyifata mute? Tumenya ko naho ngo tuba dufite uburenganzira. Urugero hari hamwe na hamwe twajyaga mu mamodoka agatinda guhaguruka, ntabwo twari tuzi ko n'ubwo ngubwo ari uburenganzira bwacu. Gusa nyuma yo gusobanukirwa nungutse ko nta guhendwa, kandi tugomba gushaka uburenganzira ku bagenzi ndetse ku baguzi ndetse no ku bintu bijyanye n'ibiciro, tugakomeza dushishikariza n'abandi bose ko bashaka n'amakuru, tukabibwira ababyeyi nabo ntibakomeze guhendwa. Hari ibintu twasangaga ibiciro biri hejuru, ariko kubwo mwamaze kudusobanurira ko RURA ari urwego rushobora gufasha umuntu kuba bamurenganyije, wenda ku tikaba yafashe cyangwa se ku cyo aba yaguze. Njye mfashe ko nta muntu wakongera guhura n'icyo kibazo mbizi, cyangwa se ngo ahure n'iyo mbogamizi, kandi mwamaze kudusobanurira ko nitujya tubasha kumenya uko yarenganijwe, twabasha kubahamagara kuri uwo murongo mukagira icyo mudufasha.